handi mama Queen yankubise umugeri ngo ndi gutoneka arasha yaramubabaje noneho njye nahamagaye Nzovu muri uwo mwanya bakimusingira Nzovu nyimara kumuhamagara telefone yanyitabye ari gutabaza ngo baranyishe mu nabare baranyishe ako kanya telefone bivuyeho nongeye kuyamagara yitabwa na mama Queen ngo telefone ndayimwatse ngo ibihumbi byanjye 15 ngo ndimo ngo nzayimusubiza ari uko abimaye ndavuga subu nge naraganuka ferwa mara ndavuga nsubire mu gashyekero ngiye gutabara Nzovu naye ndavuga se ningerayo ko ari habibyibe nanjye bakankubita ndavuga ati nahise mamagara Excelage mamagara Manibu barambwira se mfata imodoka nze tugiye turebe uko bimeze ndavuga se nitujyayo imodoka bakayitera bakayimena reka twebwe duhamagara abayobozi bagende barebe uko bimeze byari byose Nzovu ntago ari bumwice tuzajya ejo mu gitondo ngewe ukuru nabyumvaga nagize ngo amwatse telefone gusa nawe urunurwara izindi urabona zarashi yamutemye n'inzara mama Queen kandi buriya mama Queen buri gihe barwanye n'inzara akoresha ahubwo azamukura mu ijisho ejo ngo yakubiswe n'undi wagukubise wundi n'indese oya wejo ntabwo yankubise ahubwo yantwaye amafaranga yagutwaye amafaranga ni ukuvuga wowe abagore gusa mwese Nzovu ikibazo rero Nzovu aba yabaguriye n'amayuka mu bantu bafata neza abagore ndi uwambere no ubafata neza bakaguhemba kugukubita nyine bamara kunyifatira bagahinduka ariko menya ntarahura n'abagore noneho Nzovu ari n'igihe tuvana muri shutanu ukumva abagore bamuhamagaye ari nka 5 bari mu kabari ngo tugiye kuba dufashe icupa nuzurishyura reba abagore nka 5 buri muntu ari kunywa Primus bunigeze ku cyatanu ngo buri mugore ngo afate icupa rya byeri ngo Nzovu naza arishyura umva Nzovu aravuze ngo mwaretse sinkaza mukaza kugafata amageze urumva Nzovu niwe wabiteje ufasha abagore 5 bose baguriye inzoga utahanye n'umwe abandi bagira ishyari rero none si kuri kiri yegereze mikoro kandi komoka ku ntumwa simoni ikiza n'ibyaha yegereje izuka ry'abapfuye kananye ngukubita kandi ko mu bagaturika naye ndo mukaturike burana n'abatijwe Roho w'Imana ngwino Roho w'Imana ngwino Roho w'Imana ngwino ngwino tuyobore yo basenga aba bitwa ngo barasenga baba mu makorari hari ukuntu umwana avani wabo akabwira ababyeyi be kwa kuri muri nibature saa 11 muri nibature saa 11 ngo bagiye gusenga afite umutipe agiye kureba kuri geto muri ya masaha ya saa 10 kandi akubeshye ngo agiye muri nibature akagenda agasura umutipe muri geto bagakora ibyo bakora kwa kunda abandi batashye bavuye muri nibature nawe agataha avuye kuri geto ibyo bintu birari hanze muri aba bitwa ngo muri makora ntago mbimwifurije ahubwo ugomba kumuba hafi nk'umubyeyi mbwire n'aba babyeyi mwababyeyi mwe mufite abana babyuka ngo bagiye muri nibature hari igihe baba bagiye mu mageto umwana akabyuka saa 11 ngo agiye mu gusenga ngo agiye muri nibature nawe agiye muri geto y'umujama jamaye mu rutera aribwo biba biryoshye ahubwo manga uzi ko twabyibaye mayi barimo gusambana ariko hari umuntu wambwiye ngo bura nka ninjoro ngo bafashe kamera bagashyira hejuru narakwije ejo oya buretse ngo bakava n'amabati ngo bakareba mu ngo ngo abantu barimo kubomora oya ejo bundi ku manywa saa 6 z'amanywa imodoka y'umurenge yaraje itwara indaya n'umujama bari gusambana ku manywa babatwaranye na Prudence hano Sodoma imodoka y'umurenge yarabatwaye twari duhari ariko mu kanya gato bahise babagarura buriya inirwa ubwo ku Karubanda ku manywa babatwaranye n'agakingirizo
urumva ku manywa ni ukuri kw'Imana agakingizo ka naho wowe uravuga ngo saa 11 aribwo biba bimeze neza ahubwo koko ku buryo nzovu wari ubwo wajya kundangamirwa saa 11 za mu gitondo iryo kosa sindarikora iraturitera umwaka wowe wowe tangirana n'umuntu ku mugoroba niba ngombwa umurarane abuze kugira ngo ubu uzindutse ugiye mu kazi saa 12 tujya ku ndangamirwa ibomora imodoka yanakugonga iriya boro itera umwaka ugiye no ku rugamba niwe babanza irya gahanga umutima Nzovuri gwengereza ntabwo ndimo ngongera gwengereza ndagikubita sana arakwishyura toragura iriya indatsinzwe ni njyewe nayamanitse uzongera kwemera ndagusubije cyane bifurije ibihe byiza ukunda Wisiti Rwanda ndizera ko ariko bibiri buriya cyane kumwe na Nzovu ni kumwe na Yaka ariko se ninde utsinzwe ni njyewe mutsinze mukubise ibitego bibiri mukubise ibitego bya Rara Salaam oya nuko atari dani buriya yaba ari dani bazazana nari n'igisoro kugutsinda sandani Yaka yararimo ariyemera ngaza amakarita ko nagerageje nta yazi we yavuga ngo akinye amakarita ngo igoma za Lubumbashi Masisi Lubumbashi ngo agira ni Kinshasa ariko oya unsinze bibiri ariko njye nazikiniye i Kigali nzikinira Igisenyi zikinira Butare mu migwa mikuru ikomeye amirwa mikuru ikomeye Yaka fata mikoro neza mu ntoki twiganirireho gatoya ubundi ikarito yo wazimenye ryari nazimenye muri za 80 zikarita njye nagize imyaka 37 zikarita sinda n'abasaza n'abagabo 81 nari ntaravuka ibaze uza kuba wansinze wari ufite imyaka ingahe icyo gihe none se urumva urumva yatangiye gukina ikarita muri 81 nari ntaravuka njye navutse 86 uri umuntu ahubwo nagerageje ahubwo wagerageje ariko n'inzu y'ibitabo Rwese umuntu watangiye gukinira ikarita muri 81 njye nkavuka muri 86 hari icyo nakoze ahubwo yagerageje nagerageje nzovute koza mani ariko ubundi wavutse ryari muri 73 63 ubwo ni ryari yakaba byumvise bantu uyu muntu ntabwo nzongera bana ngiye kujya nguha respect kabisa kude chapeau muri 71 iyi niyo yateye umwaka Amavubi bayimuhaye bagiye guhura na Nigeria abadutsindishije ariko mama Queen yaramukubise ayihindura amaraso akimara gutaha barayifuze cyajya kuri no je shaya ntwaye telefone y'amafaranga ajya kuyabikuza 20 bingahe cyane hafi na 7 niba atari na 2 ahanga yaramukubise akuraho amafaranga amaze kuyakura cyabyikoreye yamukubise umugeri w'urubavu na n'ubu Nzovu hari igihe atambuka akangura ngo Yaka handi mama Queen yankubise umugeri ngo ndi gutoneka arasha yaramubabaje byagenze nari kunywa agacupa Sodoma ndi kumwe na Jeannette Nyiramenyo indi ndangamirwa bita Jeannette Nyiramenyo icyo gihe ndi kumwe na Yakamwana yari ari kumwe na wa mukobwa na sheri we yaje kumusura uri ari Muhanga Yakamwana arampamagara ati ngwino nkwereke sheri wanjye yaje kundeba turi ku Gisimenti ndimo kumuzimanira agatwara mwese mfata moto njyayo ngiye kuba mbonana na Jeannette arahansanze turaganira tugira gute noneho ntashye nahise mbwira Yakamwana ngiye nditahiye oya Yakamwana yabanje kumbwira ngo mberekeje sheri wanjye atashye Karama bajya gutaha kwa mukuru we ngo ndamubwira none nimba umuherekeje ugiye kumufatira moto ugaruke nkugure akapeti mitsingi yakajya amara iminota nk'itanu ahita agaruka akimara kugaruka barakamuhaye bakimara kukamuha akarangije Yakamwana wambwita Inzovu rero ejo dufite akazi dufite ibiganiro byinshi bisaba kujya kuryama tukaruhuka
simenye ko ngewe noneho bagiye gukubita. Naragiye mama kwine ku icyo gihe arimo kumamagara kenshi cyane ngo aho uri nahamenye ngo ngiye kuza kukureba ngo kandi urambona. Noneho ariko uriya mugore ibyo ambwiye biba byo byanze bikunze. Mbiro twari turi kumwe nti uzi ko kuzira irukanka ujya imbere yanjye wihute ngewe nibura ninzagura nawe akubite ngewe ngenyine. Jeannette yahise yirukanka arataha, mama kuri duhurira mu nzira aje kuri moto, yasimbutse moto kuko nk'ikibe ngiye kumva numva aramfashe. Ngerageza kurwana nawe andusha imbaraga. Umugeri yankubise gutya mu mbavu. Noneho njye nahamagaye Nzovu muri uwo mwanya bakimusingira. Nzovu nyimara kumuhamagara telefone yanyitabye ari gutabaza ngo baranyishe mu nabare baranyishe. Ako kanya telefone bivuyeho. Nongeye kuyihamagara yitabwa na mama Queen ngo telefone ndayimwatse ngo ibihumbi byanjye 15 ngo ndimo ngo nzayimusubiza ari uko abimaye. Ndavuga subu nge naraganuka ferwa mara. Ndavuga nsubire mu Gashyekero ngiye gutabara Nzovu. Naye ndavuga se ningerayo ko ari habibyibe nanjye bakankubita biragenda. Ndavuga ati nahise mamagara Excelage mamagara Manibu barambura se mfata imodoka nze tugiye turebe uko bimeze. Ndavuga se nitujyayo imodoka bakayitera bakayimena, reka twebwe duhamagara abayobozi bagende barebe uko bimeze. Byari byose Nzovu ntago ari bumwice, tuzajya ejo mu gitondo. Ngewe ukuru nabyumvaga nagize ngo amwatse telefone gusa, nawe urunurwara izindi urabona zarashi yamutemye n'inzara mama Queen. Kandi buriya mama Queen buri gihe barwanye n'inzara akoresha ahubwo azamukura mu ijisho. Kandi yakane wari ufite ubwo ariko ngewe ari mwese yabakubita muri dakareka ngewe Centre Noir muri karate. Twari turi mu ka interview gatoya. Ikonzo wenda yaka mama Queen ni yabakubita muri bari shakira cyemenya cyatu tugiye gusoza mugera hano mu mbavu. Uziko nsigaye nkorora nkumva ndimo kubabara. Cyane umuntu wankubise umugeri yakukubise umugeri. Buriya Nzovu ngewe turi kumwe mama Queen ntabwo yapfa gukubita kuri ariko ndi Centre Noir Dane ya kabiri ariko kuki wihamagara muri Congo. Nimwe ngo wavuye muri Congo umusirikare ngo ufite igade rya majoro uzikobora majoro majoro. Oya buriya mama Queen nuko akoresha imbaraga. Nge buriya namurya kaci nkamuboroka ariko wamujya amenyo ngo niyo Centre ufite. Oya nge ntago nyandumana ngewe uramushishe cyakora ngewe iyo naniwe ndi kubona ari danger noragura amabuye cyangwa kwiruka nge noragura amabuye. Ubundi ninjoro ngewe niyo ndi gutaha ninjoro nitwaza amabuye bamfite inosho ya danger ku buryo surprise nubwo wankubita ariko nanjye nakumena umutwe. Ntabwo mvishe umuzamu nigeze gukubita ngafungwa. Ndabizi namukubitiye Inyanza ya Kicukiro. Cyagenze gute? Namukubise bo yaraje arashaka kunyataka ndahantu yakoreraga aransunika yaransunishe nafashe ibuye ndamukubita isura yose ndangiriza. Polisi iti ntwara nagarukiye mu rukiko umba ndimagerageza gukubita no gukomeretsa. Ni imyaka myinshi ntabwo ari mike. Ntabwo ari mike gukubita no gukomeretsa ku bushake ariko sinzi impamvu uyu nguyu atariga mama Queen. Uyu nguyu mama Queen uramukomeretsa buri munsi. Ako Nzovu ashobora kuba muri babagabo bituriza. Oya ahubwo Nzovu akunda uriya mugore. Ikintu namaze kubona ntabwo umugore yagukubita rimwe kabiri gatatu aguca ibisebe gukomeza umwihambire. Yagiye kumurega ubundi ari itegeko rirengera Nzovu nk'umugabo wakubiswe n'umugore. Rirahari buno si uburinganire se nuko gusa ahubwo oya urebe hano hari ikibazo nuko abagore buriya nubwo bavuze buretse gato nubwo bavuze ngo ni uburinganire ngo umugore ashobora kugukubita ukajya kumurega nawe agafunga. Nge ikintu nabonye kuri RIB ntabwo waburana nk'umugore. Niyo umugore yagukomerekeje uburana wicaye hasi bagukuyemo inkweto umugore ahagaze ameze nk'umutangabuhamya. Rwose urumva nubwo bavuga ngo ni uburinganire usanga inshuro nyinshi
umugore akenshi agira ari ufite ijambo agira avantage cyane. Nzovu yihagarare atanga ikirego. Nzovu mera nkaho uri gusaba ubuvugizi umugore aragukunda. ahubwo reka nkubwire ariko nta nubwo ari umugore we, ni indaya, ntabwo ari umugore ko umugore warazwi. ni indangamuntu wanjye bita mama Queen. Yarankubise iryo joro nahise mfata moto njya kuri ribu y'Igikondo mvurirana amaraso umutwange wabubaye amaraso masanga umukozi wa ribu aranyakira warakoze iryo joro aramfotora ahita ambwita noneho ejo uzajye kumurega ngo njye Kacyiru. ariko njye ubwo mperuka njye Gatsibo bwa mbere umugore ankubise maze kumenyera inkoni z'abagore kandi Nzovu uko mureba gutya na rimwe yari yakubitwa n'umugabo, akubitwa n'abagore gusa. N'umwe se ejo ngo yakubiswe n'undi, wagukubise wundi ninde se? Yagutwaye amafaranga. Ni ukuvuga wowe abagore gusa mwese Nzovu. Ikibazo rero Nzovu aba yabaguriye n'amayuka. Ubafata neza bakaguhemba kugukubita. Nyine bamara kunyifatira bagahinduka, ariko menya ntarahura n'abagore. Noneho Nzovu hari n'igihe tuvana muri shuta ahantu ukumva abagore bamuhamagaye ari nka 5 bari mu kabari ngo tugiye kuba dufashe icupa n'uzurishyura. Reba abagore nka 5 buri muntu ari kunywa Primus bunigeze ku 5 ngo buri mugore ngo afate icupa rya byeri ngo Nzovu naza arishyura. Umva Nzovu aravuze ngo mwaretse sinkaza mukaza kugafata amageze. Urumva Nzovu niwe wabiteje. Ufasha abagore 5 bose baguriye inzoga, utahanye n'umwe, abandi bagira ishyari rero. Umugore abumwe agatukisha bose. Njye muri abagore bameze indangamirwa ashimagura ni babagore ushaka kugurira utabacikaho. Kurinda gufata abagore wafashe umugore umwe, bafata umugore umwe. Ibyo twaramwinginze n'abadiaspora bakunda Nzovu babigiyemo bashaka no kubahuza, ariko rwose Nzovu byaranze kabisa. Ese bura no kubera iki? Sinzi. Kandi kuri umugore ngo yitonde. Ura mugore yavuze ati Nzovu reka uve mu ndaya, nge icyamuziza gusa n'uburaya, nareka indaya ave mu buraya mare nk'ukwezi atajya mu ndaya, asura abana mu rugo, atajya ava ku kazi agasura abana mu rugo, ntazagira igihe yumva ngo yagiye mu ndaya. Ariko umugore nejo bundi bari batangiye no kujya bagendana bajyana n'i Butare nahe, umugore atangiye kubyumva. Ariko nyuma yaho yumva tena Nzovu ngo yasubiye kwa mama Queen ngo yamukubise, ngo ari guhinduranya abagore, ngo bamwibye 400. Urumva uwo mugore yabyihanganira koko ko mama Sandrine namwe mu murenganya? Ngewe ikintu nabonye Nzovu afashe nk'ukwezi cyangwa amezi 2 atajya mu ndaya, atuje ari ahantu hamwe, ajya gusura umugore we nyina w'abana, bakaganira ari muzima nta bisebe ntaki. Mama Sandrine amakuru akajya amugeraho ko Nzovu ko yitonze atakijya mu ndaya. Mama Sandrine nabonye basubirana, ariko hashira ukwezi kumwe Nzovu ko ngo yari ari kumwe n'indaya 3. Hashira ukundi kwezi ngo mama Queen ngo yamukubise. Ubwo se mama Sandrine koko urumva gute atababara kuko none yararekuye nyina w'abana bawe. Ariko kankubwire ese mama Sandrine niwe mukonyine? Konyine rwose je nararamwiboneye namwe ni icyuki nta naho uriye n'izi mirimbiri ngo ni ba mama Queen. Icyuki cyatari kabisa. Nge namubonyeho rimwe twajyanyeho na Nzovu tugiye hari bube Noheli,
ngira Nzovu rero uri inshuti yanjye urabizi ufite abana fata amafaranga ujyanire mama Sandrine nyina w'abana n'abejo bazarye ku kabuga sha Nzovu aranyumvira twaragiye Excellage tugeza hafi yaho mama Sandrine akorera turamuhamagara araza Nzovu amukubita amafaranga nanjye nongeraho niba ari 2,000 ndavuga ati naga fanta nanjye nkuguriye duhita twitahira ariko rwose ni umugore mwiza rwose kabisa sha harya ujya usenga ngewe nsenga ndi mu rugo mbyutse cyangwa kuryama kujya mu rusengero rusengero sengengero kuko urumva ikintu gikenewe ni uko usenga cyane ni imyuka mibi iri gutuma udasenga utubaka urugo imyuka mibi amadayimoni ni imyuka mibi rwose ugomba gusenga cyane ugafite umwanya wo gusenga arakijijwe icyo mupfa rero ni icyo nta kindi rwose ibyo bintu arabinsabye yarambwiye ati mbese waba ari umurokore ko byanshimisha ukareka n'izo ndangamirwa zigusenya ugatuma utirera abana nkareba nibura igihe ubimazemo none twongera tugasubirana ariko byarakunaniye rega na shitani burya arakora shitani aragufite muri make ariko nibyo nari kumubwira shitani aramufite musengere indi nsengero yakamwana ubu nanjye ngewe yabanje akisengera ubu ngewe ubu kera nari umwana mwiza ubu nari umwana mwiza ariko Nzovu niwe wanjyanye Sodoma anyigisha kubomora si wowe wanjyanye Sodoma nari maso ubu nanjye yangize ikirara njye wakugize ikirara urumva ubu njyanye mu ndaya ubu nyigishije uburaya njyana za Sodoma nsigaye nda ko nibera mu gashyekero ibirindiro byanjye biri mu gashyekero mwese urumva koko Nzovu twagiye gusenga tukihana koko senze koko ukareka ese ubundi uramutse uruhitamo wasenga nko muri edini mu gaturika muri gaturika ngo kiriziya nimwe kumoka ku ntumwa batisimu nimwe ikizabami negereje sha ntajwe ufite Nzovu byihorere oya ndashaka kuririmba zamura ijwi none si kuririmba kiri kiriziya nimwe yegereze mikoro gaturika kandi komoka ku ntumwa batisimu nimwe ikiza n'ibyaha negereje izuka ry'abapfuye kananye ngukubita kandi ko mu bagaturika nawe ndi umukaturike buriya naranabatijwe Roho w'Imana ngwino Roho w'Imana ngwino Roho w'Imana ngwino ngwino tuyobore iyo baroboye rero na Roho w'Imana ari we mwuka wera indirimbo y'igitero kimwe yose ahubwo siyo n'indirimbo ariko urumva nari ndi abayizi urumva abayizi gute ariko urumva ko nari ndi kwibibutsa womenyera izo muri ngo zanirindi zanirindi zo mu kabari se muri zanirindi zanirindi bar ubundi warabatijwe Nzovu narabatijwe ndakomezwa ntabwo ukarisitiya njye maze guhabwa amasakaramentu niba ari 3 narabatijwe gusa uracyabura amasakaramentu menshi njye narabatijwe gusa ariko nuko nahise njya mu kazi amasakaramentu nangahe ntago nyasi kandi uri umugaturika ndi umugaturika ariko nanone se narayize nise abagatulika bose niko ayahe n'ayahe batisimu batisimu ngo ni umubatizo umubatizo hari igihe ubatizwa ubundi bahera igihe agenje gato akabatizwa batisimu batisimu isimu ni imwe ni imwe umubatizo nta twagiye batisimu no mubatizo yego umubatizo ukarisitiya ugukomezwa ni ya gatatu uvuze andi ndayabona sabura ha
nawe herukayo kera ndagapfa kw'abarwayi gusiga kw'abarwayi kane yakakutagufasha cangiye ndi kure aho ngaho gusezerana kwa kuntu umugabo n'umugore bakoze ubukwe gatanu ugupfa gatandatu ahubwo si irya karindwi irava he irya karindwi kuko ntabwo ndimo kubona kandi bavuga ko ari arindwi gupfa gupfa nabyo birimo isakaramentu rya nyuma nyine ryo gusezera naryo ugusigwa kw'abarwayi wakubaza nakubaza se wakubaza ugusigwa kw'abarwayi uracyanabyibuka n'imyaka umaze utajya mu rusengero ariko numva ndagerageje uzi ko nta n'abiri navuga nge nta na rimwe utekereza kuzana umugore ni ibiri hafi ahubwo ndanamufite mfite fiyanse uri muhanga ko biri gutinda gato ndacyari kwiporepara ndamufite rwose bazanzova aramuzi ageza no kunsura munyetse ubwo amakwina mvumuraga nari mvuye kure umukunzi wa kamwana Sodoma iyo mukunzi w'abasodoma oya abimuhanga ni umwana warizwe ntabwo ari indangamirwa abiwabo mu rugo yaje gusoma mukuru we uba ikarama na Norvège ahita aza no gusura yakamwana nakana keza gafite nk'imyaka ingahe ntabwo ari nyinshi cyane afite nka 20 ntabwo ari riba afite nka 21 n'ibiri aho ngaho na n'itatu oya wenda ubukwe ntabwo ndabona ubushobozi ariko tugomba kuba turi kumwe ubukwe tukazabukora nyuma turi ko twarabaye wumva uzabyara nk'abana bangahe ntabwo narenza batatu mu myaka 40 umuhungu umwe n'abakobwa babiri nze kuki ukunda abakobwa cyane kuruta abahungu ahubwo wabya abahungu wawe n'umukobwa umwe abakobwa babiri shaka kugira ngo nzashyingire nanjye mbone n'agafanta cyangwa ushiduke niba bagiye Sodoma ngiye mbyara abana bajya Sodoma arindira ibivuga ngo nakwiyakira none se bariyo si abantu ntibavutse ku bandi nabo ni abantu ubwo se wowe wikanze Sandrine yagiye Sodoma wabyifitamo uzi impamvu Sandrine numva atazajyayo kereka nateshuka ku nama ya Mugire Sandrine arasenga ajya mu makorari ubundi umwana w'umwigisha akajya mu iyobokamana akajya asenga ntabone umwanya wo kujya mu ngeso mbi akora neza neza ubwo se niba utamuba hafi uri se urugero umuhanuruye yumva ko se yibera mu ndangamirwa ubwo example urugero azagufatiraho nk'umubyeyi nuko wenda mama we baba bari kumwe nyina muba hafi nkawe nka se urugero umuhanuruye ngiye ugomba kumubwira ngo ari ukuntu ngiye hagiye mu babiri mama mbwiye ngo ntabwo aragera mu rwage mama ganye nawe iwe nkamubwiye wambaye umukobwa ndetse tukavuga ngo yagiye ngo utaba none buriya umubyeyi umwana atinya igitsure cya se ntuhaba nyina arakora nyina atahabwije avuye ku kazi urumva uriya mwana nutagenda ngo umube hafi ukaba wibera mu gashyekero umwana ameze nk'uwirera nta gitsure cya se abona urumva koko azarerwa gute mu bintu by'Imana arasenga akajya muri korari arega gusenga muri oya buretse kamande nkubwire ko n'aba basenga aba bitwa ngo barasenga baba mu makorari hari ukuntu umwana avana iwabo akabwira ababyeyi be kwa kundi muri nibature 11:00 muri nibature 11:00 ngo bagiye gusenga afite umutipe agiye kureba kuri geto muri ya masaha ya 10:00 kandi akubeshye ngo agiye muri nibature akagenda agasura umutipe muri geto bagakora ibyo bakora kwa kundi abandi batashye bavuye muri nibature nawe agataha avuye kuri geto ibyo bintu birahari hanze muri aba bitwa ngo muri makora ntago mbimwifurije ahubwo ugomba kumuba hafi nk'umubyeyi
mbwire n'aba babyeyi mwe mufite abana babyuka ngo bagiye muri nibature, hari igihe baba bagiye mu mageto, umwana akabyuka saa 11 ngo agiye mu gusenga ngo agiye muri nibature, nawe agiye muri geto y'umujama. Jamaye mu rutera aribwo biba biryoshye, ahubwo uzi ko twabyibushye mayi barimo gusambana. Ariko hari umuntu wambwiye ngo buriya nka nijoro ngo bafashe kamera bagashyira hejuru ntarakwijwe ejo. Oya buretse ngo bakava n'amabati ngo bakareba mu ngo ngo abantu barimo kubomorana. oya ejo bundi ku manywa saa 6 z'amanywa imodoka y'umurenge yaraje itwara indaya n'umujama bari gusambana ku manywa, babatwaranye na Prudence hano Sodoma. Imodoka y'umurenge yarabatwaye, twari duhari, ariko mu kanya gato bahise babagarura. Buriya ubwo ku Karubanda ku manywa babatwaranye n'agakingirizo, urumva ku manywa ni ukuri kw'Imana. Naho wowe uravuga ngo saa 11 aribwo biba bimeze neza, ahubwo ku buryo Nzovu wari ubwo wajya kundangamirwa saa 11 za mu gitondo. Iryo kosa sindarikora, iraturitera umwaka. Wowe tangirana n'umuntu ku mugoroba, niba ngombwa umurarane, abuze kugira ngo ubu uzinze ugiye mu kazi saa 12 tujya kundangamirwa ibomora imodoka yanakugonga. Iraboro itera umwaka. Ugiye no ku rugamba niwe babanza irya gahanga, niwe babanza isasu ry'umutwe. Urumva ko nyine ayo mafuti niyo yabaho, ariko ituni utangirana n'injoro mukararana, washaka ukamukubita n'akakani bita akaburakeye, kagaturu ka saa 12 harimo twa turimbo twa kera ngo nasezeye ku rukundo cyangwa karori inshuti yanjye muri aya masaha yo muzaburakeye nawe ukabona kukabomo saa 11 cyangwa igihe batangiye amakuru mu Kinyarwanda. ariko nzokuvugisha ukuri, hari ikintu ukunda ku isi nko kubomora? Hari ibindi biryo ibiki kunya biraryoha, kunya ubishaka, kunya biraryoha, noneho kunya mu ishyamba nabyo biraryoha. Nta kintu nko kunya mu ishyamba. Ikindi kiryoha kunywa amazi wareye winyereye inzoga cyangwa agafata gakonje mu gitondo, bya bintu nabyo biraryoha. Buriya kurya byari ibintu nkunda, kurya, kwambara no kuryama. Ubwo ibyo bintu uko ari bitatu bikubiyemo ibintu byose. Kuryama urumva no kubomora birimo. Kurya ni ukurya neza nyine, akaboga, agafi, kurya icyo ushaka nyine. Kuryama urumva no kubomora biri kuzamo. Ikindi ukambara neza, ukabusa neza uri visumati. Uwo mupira wambaye witwa uyu wanditseho Balenciaga. iyo style irahenda cyane, wowe ukuye Bo uyu mupira ni umumama nshimira cyane w'umukongomani w'iwacu, afite agacano, nagiye kumuha agacano antekerera ikaya, amakaya y'igoma, antekera ubugari, antekera inigi igiye itandukanye. Ahita amane n'uyu mupira avuga ati yaka ko n'urwibutso uzajya unyibukiraho. Naperi umumere rero ndamukunda. yo muri Kongo yambaye umukara n'umweru bahita ngo iki? Mbo iyo nzi ni nusa tupsa amazembe, tupsa amazembe ariyo bita virunga, yani goma yambara niba ari icyatsi kibisi n'iki ntabwo mbyibuka neza. N'indi bita kabasha sinzi niba zigihari ko maze igihe ntagerayo. none se tunasoza uragiriye inama Nzovu ngo ni mu buzima busanzwe kugira ngo ko yaba umuntu muzima ntazongere kumurya inzara, uko afite ibintu by'ibise by'inkovu. Nzovu inama namugira
ni ukwirinda mama Queen, ni ukwirinda mama Queen kuko nta yindi ndaya nari numva yakubise Nzovu, wenda indi ishobora kumwambura, ariko mama Queen ni inshuro nyinshi Nzovu kuva namumenya, kuva igihe tumaranye dukorana, buri gihe Nzovu iyo yagize ikibazo ni mama Queen uba wamuteye ikibazo, yamukubise, yamuriye inzara. Ibyo ni ibintu twamaze kumenyera. Uya ni muremure, arasumba Nzovu, afite n'imbaraga, kandi Nzovu yarambwiye ati ngo arwana kubi cyane. Yamwise Ikebe Nzovu, ngo arwana nk'ikebe. Cyakora nanjye nigeze kumva amateka ye ukuntu ateye no muri sosiyete n'ahantu aba n'abantu bamuzi, banagira amahane cyane. Iyo yashyize mu icupa agira amahane cyane, aranduranye. Cyo nasaba Nzovu rero inama nakugira nka grand frère nk'umuntu nkunda, babarira wirinde uramukure. Ariko Nzovu kubimubwira n'ubundi ntacyo mba ndi gukora, kuko twabimubwiye inshuro nyinshi gusa byaranze, nta kundi rero. Ako Nzovu mama Queen akubwiye ngo amuteye inda bigenze umwana nagusanga aho uba, umwana mujugunya hafi y'urugi. Uriya ntiyanamubyara, yamukuramo, anamubyaye yamuta muri wese ukuntu umubona. Uriya ntabwo yabyara umwana ngo amumarane iminsi 2 yamujugunya kabisa. ndashaka kuzajya gusura mama Queen mu nimero ye. Nzovu arayiguha yaduhitana, ntabwo twayiguha. Uzagende rwose ujyeyo, Nzovu araguha nimero, Nzovu araguha nimero, ariko ngiye twajyayo. Njye uzambwire tujyane iyo dukorane na interview zaba iryoshye. akimara kunkubita yumvise ko namureze mu mudugudu ahantu yabaga, baramwirukana ahita ahunga. Hanyuze iminsi mikeya numva ngo yagiye Gisenyi ajijisha, hashize indi minsi 3 numva ngo yakoze kwa Nyirabitanga. Sinzi nimba ari ku Mubuga ahantu yabaga mbere. We mwe nimero barivuganira, we numumushakire, ntabwo gusabye adresse ye, mupate mwe nimero ye, azamwishakire baganire. Kandi nzajyana yo nayo. Tuzajyana rwose, njye ntabwo bafite. Ambwire n'ukuntu yabwiye abantu ngo ntago mbyara, abisobanure. Yarabivuze ngo ntago mbyara, kandi sindahurira nawe mu buriri n'umutsi n'umwe. Ariko yagiye arakora ikiganiro ngo ntago mbyara, ngo uyu nawe ngo mu buriri ngo ntashoboye. Yaragiye aratwandagaza mu kiganiro. Tuzajyeyo nta kintu azadutwara turi kumwe. Ntabwo yadukubita, nubwo se nawe uzawakwemera ko badukubita. Asobanura ukuntu ngo Nzovu ntabwo yadukubita turi batatu. ngo mpomora ngo mbishobore. Cyakora nakwataka nziruka. Oya watsese tukamukubitira hamwe. Rebe dufunze. Aho kuki ugira ubwo. Ntabwo yadukubitana n'uyu mukameramani, ariko ntabwo azadukubita, ahubwo azakora ikiganiro tuvuga natwe tumuvuga. uyu tuzaganira tubwire ukuntu yagiye kuvuga ngo ntushoboye mu buriri, ngo yakamwana ngo nabyara, kandi serious. Ariko niba baravuze ibyo wasanga ko kutabyara. Kubera iki se ko atamaye ngo basi ngo mutere inda byanjye, ko naramurongora na rimwe. Uzahora na zirangegera zifite za unapo, zifite ibiki yabyaratese, bafite ba unapo barimo udupira. Aba bantu koko wamutera inda gute? Umuntu rimwe agapira ari muri unapo, cyangwa umuntu uvuga ngo uramutse umuteye inda ngo yafata umwana akamwica, ngo cyangwa akamukuzanira, ntibihwanye nuko utanamubyaza. aya ngewe gusa uzambabarire tujyeyo, tugende tuganire nawe, adusobanurira amagambo yagiye kuvuga kuri Nyirabitanga. Reka nzi umugore ngiye kumuzana amezi 2 ndira bigeze, urebe ko ari umukobwa muzima. Ko azaba ari umugore wanjye, ari naho napo twagenda tukagakuramo ku kashinge da, twagakuramo. Ese ikintu cyo kujya muri Amerika yaka cyarangiye? Kujya muri Amerika, wabivuyemo? Kujya muri Amerika byaranze, ariko
nta nubwo ari ngombwa muri Amerika ntabwo ari mu ijuru n'abariyo barapfa ntaho badahamba. Gusa muri Amerika wenda icyiza cyaho ni uko haba akazi, ntabwo ushobora kubura akazi. Nicyo cyiza cyo muri Amerika, naho ubundi ntanagiyeyo sanimediriye nzapfa nk'abandi bose. Ndagushimiye cyane. Ubwo wenda akazi kari kino si umutima se, siwe nacangiye se buriya ku mutima njye ndi mubi cyane. Akira umutima ufite ubwoba bw'iki? uri iki sha? Mbese wowe n'abazungu nta n'umwe usubiza inyuma? Nanjye ndi uyu muzungu sha, ntacyo. Abagore botsinda inzovu nzi ikarita. we nta karita uzi? Nta karita nzi. wakinye urubumbashi nushaka we warakiye na Harya Kinshasa ni njyewe se? ni wenyine nta kintu Aya nzovu genda kubomora yaka kubomoye. Seti iramanutse, seti iramanutse kananyi ngukubitisha. wese bwana ntimanutse we bwana ntimanutse Se njye nari kuyibikamo iki? Ko Shangiye nakeneye kurongora. nakinanye igisoro n'umwami nyine ikarita n'umwami urabona koko wantsinda Manuka se ni wowe njyewe ko ndi bugutsinde wa mugabo, ko ndi bugutsinde. Reka va muri telefone tugukubite ba, va muri telefone ngukubite zangika nzishyireho. Twagiye va muri telefone ngukubite. kina Ni njyewe se? zana izo mari tuzirya Akira dore amaturufu yose agiye gushiramo turufu se ni iki? njyewe ngifite amaturufu Akira ndakubomora bomora iki se? Iyo mari mu gihe iki byose uracyabifite wari twagiye kina ariko nzavu wakwitonda ko ndi bugutsinde. mfite bwana Kewusi Genda hano ndakubomora ndaguha umutima n'izo mari igikata nazo zibamo imibare oya n'izanjye w'inyuma ngana tatu se y'umutima na bwana y'ikaro roba se banza urobe ubone gukina rokina akira roba twagiye izisigaye zose si izanjye tugende. ntacya tugende uze sinagutsinda Ndagutsinze. uratuba gutsinda ni hejuru ya 60 dore 10 14 18 28 31 5 2 5 5 5 Mbuzimbarije. 7 6 Ntabwo nzi kuzi. njye ntabwo ndi umugaragu w'iwanyu ibarira Zana nkubarire, Barira njye ntabwo nzi cyangwa kuzi. uwo umunyamakuru akubarira kubarisha. njye mfite 6 ka mfite 70 na kangahe nagutsinze Undushije gake ariko. 20 na kangahe Yagutsinze. Yarantsinze ariko urumva urumva nanjye ariko kadukina nuko nazibagiwe ngiye Kimwe kimwe turebe. reka dukiremo ikimwe cya kamaramaka kimwe cya kamarama. ngo yarazibagiwe Ariko buriya ari dame ntabwo watusha. Nuko ni karita nazibagiwe cyangwa ku gisoro. nese icyo umuntu yizakibagirwa gute koko Uyu hari ukuntu umuntu yibagirwa iyo umaze igihe. Kira eriko wayirene arashaka we kinge kwa Irene nabakatiye n'amanibu yatuze. Twagiye shuka ni kugonge shuka sasa kunara shuka ni kupige sasa. we nagutsinda ibitego nta gitego ufite Oya cyane ndakwangiza shanze ubu ngubu no twagiye inzovu tugenze twagiye
sinjya ngibyo ndaguha gatatu ntabwo ujya urya ubusa tugende ntabwo ujya urya ubusa ntabwo ujya urya ubusa n'undi kimwe itufu isa umusaraba se rubase twagiye yongera kunsinda noneho ndamenya ko nariya kamwana isupa hano arapika twagiye ahita akina mbere ya mbere rero kimwe tugende nk'izo mari nyine yakaguyemo ndababaye byatari urumiza sana urambabaje Acyafika hano. Dufusite urambabaje wowe urambabaje sana mbega amaturufu twagiye ni wowe urambabaje ninde njye urambabaje unumiza sana. Thank you very much. nzova arakwishe Uri Bwongereza